Haba hari umuntu washoboye rwose kwitondera amategeko yose y'Imana? Oya, nawe. Kuva umuntu yagwa, ntawe ushoboye muri ubu buzima kwitondera bitunganye rwose amategeko y'Imana. Ibyanditswe byo gusoma kuri iki kibazo ni mu Mubwiriza, igice cya 7 umurongo wa 20 handitswe ngo: "Ni ukuri nta mukiranutsi uri mu isi ukora neza ntacumure." Yohana wa mbere, igice cya 1 umurongo wa 8 ndetse n'umurongo wa 10 handitswe ngo: "Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe." Ndetse n'Abagalatiya, igice cya 5 umurongo wa 17 handitswe ngo: "Kuko kamere irarikira ibyo Mwuka yanga, kandi Umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora."